yishe Samson je ku giti cyanje nkabona Delila Samson yarishwe n'ibanga rike nyine yagize ibanga rike cyakomeje bakamugaya ngo yaramwogoshe kandi kiyatamwogosha twobaye abanyamurenge ariko kazi dufite muri Kenya twobayeho l'amour ce n'est pas l'amour utuvirebe neza wenda hano muri Kenya uri mu kwamusanga umubyeyi ngo mayo ngo turinde ngo bahungu muri Sukuma ni ukuri ngo turinda ngo turimo kubona ko ari we umugagarara muri korari ngo akaba ari we bareba abacuranzi ngo wirinda aba bana bari mu gukubita za sishapu baramuhimukira none se kumwana w'umunyamurenge uyu munsi yokundana n'umukobwa w'umufurero ngo bazegazanye ngo yatubugije uko kubera urwo rugero rubaye ari we yakunze nimba umuntu yagukunze ugomba kumugirira icyizere nibo ba mbere bishe umukwe abafurero se cyane uwuhe mu mateka umukwe ahandi baza bamuhungana ariko nibo basize bamwishe barigendera gusa iyo none nijoro kasasita amasasita haba hari igitotsi gishimishije wegararutse kakarakangutse atitaye wowe ngo uraryamye bigize gute rega niwe kuba wafashe responsibility niwe mugabo gusa abahungu nuko bataba bakenyeye ariko umugore uriya mugore ga niwe wabaye hello muraho bakunzi bo Kwandagano TV show turabashuje cyane mwese aho muherereye turabahobeye abari ku migabane y'isi itandukanye turabashuje ngo yambu rero uyu munsi tuzanye n'umutumirwa wacu abantu benshi wenda baje nyuma ariko hari abandi bamubonye mbere sibwo bwa mbere tumuzanye kuri Ndagano TV show rero mbere yuko mwakira ngo twibwire njyewe bavugisha nitwa Nyambo Jolie mugenzi wanjye nawe reka humeke kugira ngo twakire umutumirwa muraho bakunzi bacu muraho bakunzi ba Ndagano TV show turabashuje cyane aho muherereye abari ku migabane itandukanye turabashuje cyane amazina nk'ibisanzwe n'Ubutoto Esperance yego rakoze cyane reka twakire umutumirwa wacu nawe abibwire abantu bamubonye ubwa mbere kugira ngo nabo bamumenye ni karibu asandi cyane ndi kumva mwagize ubukene bwa morale kandi ari mushinzwe umwuko mu nzu nasomewe kandi bariki oya biraza kuza kandi iyo winjiye ukabona nyirinzu utakeye ibintu biba byapfuye buriya n'umutima tuwubasha kumvira ubura ariko tubagirana ubusabane bukeneye furaha buri inzu irimo ifuraha zishaka ngo kumenyekana cyane kubona igitsure kiza kimeraga nkanabi kizagitera ubwoba ngo nukuri amazina yanjye nitwa Christophe Murame numvisha abacu bibwiranye mu bice nk'abo kibi byo mu mishasha ariko reka tubibwire mu mico ya Kinyamurenge neza kugira ngo utatuza tumenye sikako kwiza amazina nitwa Christophe Murame aba ndi umuheto kandi ndi umwishwa w'abanyabyinshi b'abakabo papa akaba bamwita Muzigamfizi John mere ni Nyaruhanga Murekatete sokuru ni Sebazima Daniel Sebazima Mujabika rwa Kirezi turaba beve abanyabyura pole cyane y'abaramukije tukaba natwe tumanitse amahuzo hano kabakiyateka nk'abandi bose ariko mana yashizwe kucyoza bitanguza ngo umanitse amahuzo kabakiyateka ari bwiranye na dataga muri icyatumye duhura n'abanyagihugu gusa n'umusaraba wa Yesu singiye kubabwiriza niyo connection naho ibindi uyu muntu azi kwibwirana kabisa arandusha kure njyewe kwibwirana simbizi nanja kurangiza mpaye ntotahota ibintu byabuze ariko nsanze ndusha cyane arebwiranye na numva ngiye gutanga haleluya yego turabakiriye cyane nanone mwongere mubane natwe dukomeje no kubashimira kuko mukomeje kubana natwe abantu badukoreye subscribe Imana ibaho umugisha mwinshi ikindi batarayikora namwe muyikore nta kintu kinini bisaba nta kantu gato cyane pe
kuri ako kantu uvuze muza mushyigikirana abantu Murabohoka. bo mwivire sinzi uko byagenze mukozeho si igitoro si imodoka aho turasaba igitoro ni amaraso mukozeho amaraso kugira ngo ibintu bigende umukate neza. uzubagereraho ku gihe byubaka byiza. Rero bumvishe mu by'ukuri mukomeze mutujoyininge kugira ngo mubane natwe muza muri ibyo tuvuga n'ibyo dukora kabisa. hano hantu haba urwenya nta runguri haba Rwandagano haba igitwenge haba urwenya nta kintu kibura abantu bafite stress mutwegere ntabwo muzatugera na stress cyane. mbere yuko nakira umutumwe kugira ngo atubwire akantu atubikiye cyangwa atubwire mawiri matatu aho yahita iwokabura banje gushima Imana. hari akantu kari kagize iminsi kankuraga mu mutwe numva katanshimishije. hari umushuti wanjye ufite YouTube channel witwa Hindukira TV Show. uwo mama n'umushuti wanjye ako gacano bari bakagubanyije Kandi ko baza kamahinga biri bakagubanyije. Amahinga abiri ni menshi niko icyumweru kimwe. Ariko kabisa nazaga numva umutima wanjye ndatuje. Shima Imana ko yagarutse. Satani yafashe ubusa. Isoni ziramukoze. Mu by'ukuri ni ibintu byo gushima. Abantu batishimira ibyiza by'abandi. Ukabona umuntu karakora yarushe, Imana yanjye stress aba ari nyinshi. none muza mutubonaga hano ariko tuba tuza gusora ikiganiro twenda nko gusara. Twego bafite abana noneho tuza tubanza kuja gushaka abafata abana n'ibiki none mwarangiza mukatureba mukavuga ngo mukomeze muruhe nimumara kugira aho mugera zaza nikorere mwe turabiha turababujije kabisa. turababujije. birarusha niko Birarusha cyane. ngo birarusha Kandi dore biravunanye. sinigaga mu wakangahe ariko ni muri segonderi. hari umwarimu twagiraga wazaga wigira nawe wasakuza akamukubwira ngo ubwo ngo uri gusakuza rero nkubyitayeho ngo uri kuvuga ngo hari igisore kiri kunduhira. none uwo muntu nawe bari kukureba akareba ukuntu warushe akavuga ati komeza unduhire. ni ukuri ntabwo ari byiza. ntabwo ari byiza abantu babikora bagende bisubireho. ariko twabamenye hari amakuru dufite tuzobivuga neza twatwama tuvuga umuntu mu izina ryiwe kugira ngo ibi bintu bicike. abantu benshi bagize iminsi ngo cano simvuze wenda ko izagiye zose hari ibyabaye ku mpamvu za YouTube bwite. hari abo YouTube yahanye nyine irazitwara. ariko noneho ntabwo ari YouTube ni umuntu se navuga ngo ni umunyeshari navuga ngo ni umunyamutima navuga ngo ni ukwikunda ni umuntu washatse kujya nyine ibyo ataruhiye. ni ukuri uwo muntu turamugaye cyane kandi twamumenye wa muntu wahuri umenye ko tukuzi turakuzi kera twakurungurutse twabonye ibyo urimo turakwiyamye kuri aka gacano kacu tudukore agacano kacu tuba tukwiyamye rwose. nyape tadukoreho atubabarire cyane. kandi umuco ntabwo ari mwiza pe. wa mugani nubwo tuba tubiseka ariko byari bibabaje cyane. abo bantu bahindukira TV siyo Hindukira TV Show bari barushe pe bakoresha imbaraga nyinshi bagira gute hanyuma aza kubuhemukira kandi babaye monetize vuba kubera imbaraga bashoye. ubwo rero uwo muntu ufite iyo tabiya kabisa turamuhujije agende wisubireho. iyo ngiyo ari ibi ya nyuma pe cyane. nimba hari n'izindi yatwaye agenda azindizo azindizo kabisa atazindi azongera kubona. reka tubarekera aho ngaho. rero umutumwa wacu nabe kaduha nahe makuru watuzaniye niki kiri aha hanze. Ntacyo hari amahoro y'Imana namwe yabagezeho. tubwira uko wabyutse n'amakuru watuzaniye nyine n'urugendo tugenza hano kuri Ndagano TV Show. urugendo uruguru akazavuga ngo uvuga mu mpuru yawe ndiyo wasuhuye ugatinda kandi hano tubana ko muri quartier. Cyose nari ngwerutse aho mpuru ya hano nyinshi urambwira ngo hari umuntu gaba yagiye gushaka urusenda. ntabwo dutunzwe na morali. urusenda kweli kuko kumara urusenda butunga umuntu. nari ndimo mvuga ifaranga ariko ni kaho zisuzuguye ni kaho zisuzuguye ubundi bavuga ngo urusenda nta kantu gatoya. birasa nabyo
noneho hari akantu noneho nimba arizo wibeshe nawe ndavuga iki kibazo nkibarize muri rusange nk'abasomyi ba Bibiliya barahari badufasha aka kantu nimba ari inshuzi utekereza nabi ndatanga ide yanjye bazatika muri comment basubize baza bavuga ngo Delila ngo yishwe na Samson ngo yishe Samson jewe ku giti cyanjye nkabona Delila Samson yarishwe n'ibanga rike nyine yagize ibanga rike cyakomeje bakamugaya ngo yaramwogoshe kandi kiyatamwogosha twobaye abanyamurenge ariko kazi dufite muri Kenya twobayeho turamushimira cyane izina rya Delila turizokira guri bikigaburira abanyamurenge mu ngamba none se yarakogosha ngo nawe mumenye kogosha none kiyatamwogosha hagati hari kuza umuntu abazungu tibari nukuvuga ngo Samson atarogoshwa bari bataramenya ko Samson yatanze akazi wandi cyo gihe bakaza basokoza n'abagabo bakabasokoza none abantu bize theology mutube hafi umuntu agiye kugica abize theology begereza ibyanditswe mutubire cyo kintu kigize iminsi kinkiraniye mwebwe murabyumva gakugiti cyane ko ngana abanzi birandenze pe birandenze ngaje abasomyi ba theology ariko gusa nyine nawe yagize ibanga rike ariko yari yizeye iwabo aramuhimukira none se kumwana w'umunyamurenge uyu munsi yokundana n'umukobwa w'umufurere ngo bazegazanye yatubugije uko kubera urugero ariwe yakunze nimba umuntu yagukunze ugomba kumugirira icyizere nibo ba mbere bishe umukwe abafurere se cyane uwuhe mu mateka umugwe ahandi baza bamuhunganya ariko nibo basize bamwishe barigendera gusa nyine ntabwo titwavuga wenda ko Samson ikintu yazize ari uko atashatse ubwoko bwabo iwe yarakunze nk'abandi bose bari baramubujije none ko umubyeyi wawe ukubuza ati none se ubu nyine tubari mu kubabuza kandi ugiye gushaka mwene wanyu ugiye gushaka umunyamurenge akakubuza ngo yayindi umushaka kugira oya hari igihe famille tuzi uko baza bareba critère bavuga ati se umuhungu ni umukino wo kwande bakamanuka igisekuru bakivaho bakareba imyitwarire imyifatire bakavuga ati noneho ndiyene umunzani utagomba kumukwe wacu oya sibyo bagenderaho gusa sibyo bagenderaho hari n'abazaba amafa ngo yayengura mwana ngo babona abake watunze iki aho abafite icyo amurusha cyangwa ashaka kuzana ufite icyo amurusha amafaranga niho tugeze oya l'amour la jeunesse n'est pas l'amour utubirebe neza wenda hano muri Kenya uri mu kwamusanga umubyeyi ngo mayo ngo turinde ngo abahungu muri Sukuma ni ukuri ngo turinde ngo turi mu kubona ko ari we mu guhagarara muri korari ngo akaba ari we bareba abaturanzi ngo wirinde aba bana bari mu gukubita za C# none se niba abuze kwiza nyine bakaba bafite impano bakaza bagashaka amafaranga siko kwiza umva nyine kuriya kureba hari hakujya nyine muri baruti none aho gande niko bahungu aho gande niko umuntu ufite umukobwa arangiza akagenda akamubwira ati utubabarire ni ukuri abo bahungu bo mu biyo nabo baturinde bo muri Kenya Kinyozi se ni ibiyo bavuze protect ariko n'abandi bari muri Kenya utashaka kuvuga Kinyozi nivuge ati ukuri izo category zitatu ngubwema zo ziri Kinyozi protector yindi na senti usubare kwa dufurahishe y'amazi mu mirambizo y'isi nyine umwana rero noneho uzanye wahari bamuvuga pe umwana wenda ukagira amahirwe make agatangira gakujinga mu muhanda
ababyeyi b'abanyamurenge ngo abo mungana se ngo ntibabyaye gatatu kandi nibo bakubujije nibo bamubujije ngo nibiye ngo mugabo abo wawe mungana se ngo ntibabyaye gatatu rero bashatse kuvuga ko rero babuze uburyo baramucyanganyikiye noneho kandi ntagenda ngo abwire uri hariya ngo nshaka arategereje noneho akajinga noneho umukobwa yajize azagira ibintu bigera muri birindwi bibi ibyo bintu byose bitubwira ndavuga mwobiki icya mbere kubera ko abamaze azajyana n'abashumba abapasiteri kugira ngo nibashe kuranga umugeni bamuvuge kubera ko asigariye ku mico myiza gusa bazavuga ngo uriya mwana ni umuyumbi agira imyitwarire myiza noneho ngo bamurangira nawe ngo ni agahonjo sinzi ibyo kariye ngo ni kagufi bamuzanira muri ngo ni kinini noneho ngo sinzi ibyo kiri mu kurya none barafatwa nawe agatange icyakane yageze aho nta mahitamo ufite icyakane umukobwa ubonye umaze gufata imetero imyaka iba imaze kugenda umukobwa muto uza wiga gusona umuco wacu aba amaze kurya bonani zibashe aho hari imbere ubu nyine nta kazi abonzi bariye bonani nyinshi uretse iyo gurupe n'iyibanga ariko abo mbona hari ibya kera ngo bishinze ubu nyine na kera niko twumvaga ubonaniwe amashuri nanjye nosona iwacu nta mukobwa nigeze nje mbona ashobora kuva mvuye pe barahari wenda bashonye muri izi gurupe cyane ikindi mbese tugarukira none ugasanga ni ibintu bisa bishaka nko kugora abanyamurenge noneho bamwe simvuze muri rusange ni nkaho bamwe bataka icyizere ko Imana yo mu ijuru ikiri mu kazi pi bajya babareka basigaye bizeye n'umuhungu nawe abahungu mutagira hose turahakorera kugira ngo twese twisane tyagira abababara umuhungu nawe kamaja niyinga kamaja mu ngo akabiri numvishe Bugande ho ngo haba nakane nano karaha akama kubita umukunga ku wundi akamagira Imana noneho abahungu akaja kuri kamera akaja kuri kamera bakaba nk'abamukoza ku kamera gutya rirajisho rizari basawa ryashingiye benshi mazanga ngo musa tuwambonye mugende usakinge kuri unaza nsirimba imbere ariko abantu turababujije oya turacha dutanga amakuru noneho umuhungu twabanye kabo munsi icyambere kiza kibavu video call nanje zimvuna mu mutwe munyereka muri wenyine ngo singuko bazunguje kamera mu ikanisa ngo sinakubona ngo wataranye ngo uzagenze gute urambwira ngo je nawe naho uwawe yari yagiye kwiyerekana ibyo mu kanisa atayibamo gusiyo none ninjo kasasita amasasita abari igitotsi gishimishije we barabyutse kakarakangutse atitaye wowe ngo uraryamye ngize gute rega niwe kuba wafashe responsibility niwe mugabo gusa abahungu nuko bataba bakenyeye ariko umugore uriya mugore ga niwe wabaye niwe ufite amaherekezo yose icyambere video call cya kabiri kumenya uko ifaranga zakoreshejwe nimba baraziguze urusenda uzumubwira ngo ryacu byarenzeho naziguze urusenda aho biza bivunana rero ngo mama yagwayeho mi Bugande mu gitondo usheyo ntabyo kuvuga ngo sinipanze nimba amahuza afuza adafuza uzoyafurira Bugande ese no kubera iki wa mugane ntagayigisha yakubwiye impamvu niwe mugabo twebwe gusa twambaye ipantaro ariko turi abagore bakenyeye mu mutima kubera ko niwe ufashe responsibility ndakomeretse bana dukomerekeje sorry cyane nishobora akantu noneho kansigaye uravuze ngo niyo
ni urugero nyine aragwaye ni ukuvuga ngo tiyita ngo imyenda irameshe Oya, agomba kwita ngo meze gute ariko kwahaguruka agenda mu Buganda kwa Mutega bazoyifura n'abamazi ese wowe seruka gute kwa sobukwe ariko mama mwarashakanye abo ngabo mama mwarashakanye biza bivunana cyane icya kabiri none ariko nibyo ugomba kujya kureba umubyeyi niwaba uri hano none atega indege aje kumureba uhari wowe bikorerwa iriya we bakaguha icyo bita amatangazo orosha ibintu mworoha imitima ndaho dukoze ikindi ni igitaramo cyinshi wowe uri mu mwuka wowe uri mu mubiri ugomba kukibamo kugira ngo uwanya kubonere wanyu cya kabiri iyo uri mu nzu utarimo wifi ga ni ikibazo mbwira ukuntu urimo kumpamagarisha data zikarinda zishira byagera aho ngaho twumvikana amanete akabanza agahagarara interinete nkumva turi mu busawo iri gukorora niki umbwire naho amafaranga yabaye make noneho ukubara ngo wifotozanyije n'umukobwa atazi ariko nawe aho ngaho ubwo rugo ruba rushize aho ngaho n'umundi nabyo ugomba kumumenya atisobanurira umuntu wirije sitatama yose none ugomba kumusobanurira niwe gamuga oya se kuvuga ngo niwe mugabo habe n'utari atari kuvuga wenda ngo nabo ngaho aho wita abagabo ugomba kumusobanurira abonye umukobwa kuri sitati ugomba gusobanura ngo uyu mukobwa yageze kuri sitati gute kandi nawe ikindi cyantangaje iyo baje hano nk'aba bashatse abagore barenga bonani nyinshi pole sana ugomba kumuhisha kugeza abajama bawe asubiyeyo mukazumva amatangazo araguhisha no mu bukwe yaramuhishe mu bukwe ntuma mwaramubonye mu bukwe ga niwe ni boss wowe gusubije kubuzuza inzozi ziwe ninde uhisha uwundi umugabo ngo agahisha umugore siko ntaguri proud yo kuvuga ngo abandi gihe ashatse azovuga ngo yewe tuje gusura gakanaka yashaka kwa president aho presentation ndayibiri kumuburisha amezi 3 baza baguhamagara ukaza ubabwira kuri bisi kuri hotel gacha kumva amatangazo ko yagiye none kankubaza icyo gace gushaka umuntu utari proud nawe waranguza ukamuhisha bakazumva gusa amatangazo wamagana ngo yaragiye wamuretse umva ikindi kibabaje nono umugore yabyaye warengeje menopause wenyine ni Sara sigo naho gushaka nk'umugore uri muri za 40 n'itanu nje umugore nzi warengeje iyo myaka ni Sara wenyine ni w'Imana yatubwiye none Sara ko Imana yamunyuzemo akabyara undi we kucyo togira kwizera ngo barakereshe Sara so bakubwira yarashinze Sara araho wasumye ko yarashinze none ariko none abo ngabo batabyara no kubera kujinga imyaka yagiye ariko na Sara nawe yaje kubyara igihe cyararenze isezerano ry'Imana nawe none ugasanga umwe aguze ubushobozi undi nawe aguze umwe aguze ubuto bwe n'undi aguze ubushobozi bw'undi none n'ibyashara tubanye ku nyungu siko bimeze wenda aje hano ari muri 40 akubita imyaka 10 bara umuntu abo bana bazoba bakibonetse nibibazo taho dukoze oya ko nta kibazo kuri baba bafite nyine kuba babipanze kandi nabo bazabyara cyo kuvuga ngo ntibabyara barabyara abo tuzi ni benshi nonaga nyine twari turi muri misi ya benefice niyo twari tuvuzeho niyo tugeze mu bunyine ariko ni wacu uzabagaho ukamusanga umutunzi ugira inka nyinshi umuhungu w'akiri inkondo bakamureba umukobwa mwiza nukuga umugabo wawe ngo ntiyeneye ngo ariko ga wihangana none akavuga agenda atanabizi yashikayo kera ngo ntakigarutse mu nindo akama bimira iyo atari imiraje ari impumyi cyangwa afite ubundi bumuga tutavuze ariko kubera ko base batunze ugashaka bamushinga umukobwa mwiza ariko w'umukene kandi bikabo nibyo icyo kibazo noneho kuko nta bahungu bangahe bagiye hanze barabata
kandi hari umwe hafi mwene wanyu cyane oya ntawe tuvuze kare cyane kubera ko edahera amafaranga yagukurikiye yari afite sibyo ubuto waracyafite n'ubwo buto agomba gushaka abo bari muri generation icyo yashakaga kera kigeze bakamukubwira ati ubwo ntakikireba mu rugo nawe sinzongera kukubona ariko bariya nabo bagomba guhumuka ariko nanjye uzagenze kuri yewe umuntu yopfa kuba imfura wa inya nukuri tuhemuke pe none yararahiye akagenda akavanga umuntu tuzotandukanywa n'urupfu none ikintu kiza gutangaza mutandukanyijwe na visa wari waravuze ngo vizaga nibaye urupfu biza no yabaye urupfu none nibaye urupfu ariko niyo monde turimo oya ariko ubu nyine ntabwo biheruka none icyo nzi hano muri Kenya wenda urubyiruko uko nduzi abenshi ni abakozi ni bake bategemera undi muntu akora akazi kose ariko muri Kenya ndagira ngo niho byahereye kabe keza muri Kenya niho byahereye bafashe amasomo kabe keza ariko ni nkaho basigaye babakurizaho cyangwa nawe ntawe wagezeho akagura inde kaka barabamenye kaka ndacyamufite tuzara papa oya bamenye amayeri yanyu kuko muri mu kubashara mwabagezayo mwashika mukizanyumvira aravuze ati ubu buhungu oya njewe uzi wenda umuntu nokwirukaho wajanywe n'ubwonko bwe yajanywe n'igikaratasi cyayo bitaniye he ariko nubwo yagendeye oya umuntu Amerika yahamagaye ikamujana atandukanye n'umuntu wategereje igikaratasi abesha ko bamurashe agize iminsi mu butayu abandi bose barabeshe bose no gapfa kuwageze mu kambi yabukuri kure guke mu butayu abukuri guke ubusanga ukigira ubwira ikinyoma ariko abantu bose bagiye siko babeshe nje navuye ni wacu nayo wene n'umunsi bompa interview nje navuye wacu ndahunze yakira amahoro ahubwo niwe wabeshe je taho nabeshe ihahoze bita ni gutabuguca kuvuga ngo wavuye hakira amahoro habaye amahoro muri quartier bitameze nka none n'indi myaka ikize hakira amahoro abantu bagisura bazaga bamusezera ukamva ngo ndagiye cyagiye ari gihe cyaharawe ngo cyo kujana abana ku masomo cyane cyane n'abadekatiri cyo gihe baragiye dicho gihe naje nagiyemo ngiye gusoma none ubu nyine ngo warahunze waje wiruka tawe nigeze mbwira ko nahunze kuva navu batinze kuguhamagara oya barampamagaye bari bampamagaye uje nakubwiraga oya sinamubesha ubwira ati nje navuye mu gihugu hakiri mapema cyane gihugu kitaratuko kiza guhindukaga nari gusubirayo njyamo abasize baransanga baje bahunze abubwiza ariko bana yanjye rero bakunzi bacu uyu ni umunyarwenya abantu benshi baramuzi baramenyereye kugwenya none hari ikindi kibazo none ejo bundi twagiye mu bukwe uwo muhungu umwe n'umwira wacu cyane inkoramutima turavuga ngo reka twikubite mu kibabi tuje hajya muri leta no kwitabira umuntu utari muri bene wabo umuhungu utari muri bene wabo umukobwa batanatumiye se oya ye n'uwitumiye oya twebwe baradutumiye ariko nikaho nobyita ko twitabiriye ahubwo nimwe muba mukeneye kuko niba ndi mushiki wawe wakoze ubukwe cyangwa ndiki cyawe aba ari nk'itegeko kubuzamo noneho wa muntu wabujemo kubera ubushuti wa wundi niwe ukomeye ujya witabiriye ni nawe mushitsi ukomeye wa wundi witabiriye iyo kesiyo yanjye ikibazo si uko nitabiriye zari important cyane ko mbayo nataka nefu singafata uyu munsi ndakaba ko bitangaza turicaye ngiye gukira reception buri iyo umuntu yicaye muri reception sabona ibintu bishishi nabonye umushasha ntishimiye ikisekana cyambere nabonye umuntu ungana na data gutondera umuceri wumwe ariko mana bindi kandi biragaruka yakomeje ikindi nagaye nabonye hagemiza mwita
bashiki bacu bari bikubise puderi nyinshi Makeup. habaye ikibazo cy'ipuderi mu mushasha none se bari kuza mu ko oya icya kabiri ari bagomba mu mujyi kwisiga. akantu wisiga ariko bitari too much ikirori ubundi bagomba kuba basa neza oya bari biruka bagahindura amasura kuko Bagahindura ubona ntumenye ko ari ni wawe ukaba wanamuca uko kwizaga nicyo pole sana ikindi ruka kubona umuntu witukuje kera cyane abashi bakiza guhinga iwacu ukaza umureba akakuburira uburyo akazamera nk'umuneke utinze ku kibanda aha ni ikirepe hano uruhande ni umukara nk'umuntu tuzi nk'inyawarimba mu minembwe mwabo ntanzobe bagiramo ariko ubu nyine mwabo bose babaye inzobe cyangwa babaye inzobe benyine abandi barakirabura ko bango no ukamumenyera buri amaso ntagira editing wareba umushusho w'amaraso wenda ukamumenya ko ari uko ukavuga ngo nari nkuyobewe twaguswe n'inkuba n'ipesho turi mu mujyi gushi turi mu mujyi bagombaga uko bari bamaze iwacu ngo bagomba tibyo uko nguku hari ahandi duhatushe uko tuzasa noneho bijya baza bikubitarayo bamera nka kuruwa ruje uracyabitindaho ibyo ntibitindaho uracyatangara turacyasomerwa kabisa noneho ukayiregwa hano ukabegwa none we waragiye ugaruka utari uwo muceri wumye hasi oya hari ikintu nazi umurongo abantu nk'abarotokori ku buryo umuntu ugana na data aje gutora isahani sikinababwiye ejo ntababwiye protokoli ishinzwe kiriya protokoli ahubwo nizi tumura murongo ugahagarara umugongo ukakujya zuko umugongo ukakurira mu matwi icyo kiganiro none iriya protokoli tuzibona bagomba kuzenguruka baje kwarura bakongera bakagaruka abantu bagihagaze hahandi nibo zatuma umurongo bamwe uguma none protokoli barayishuye siko iyo basigaye bayishura hari abenshi bishura batakwishuye wokora ibyo ushaka ariko bakwishuye oya protokoli no kwitanga n'umukoranabushake ariko bigomba kuba ku murongo nyir'ubukwe aba yaratanze ahubwo dore ukuntu bazobigira bazofata amatabure abiri bagire ayaba protokoli bazoza baje kwaruraho n'abandi nabo bari ku murongo babahe tabure yabo kuko bagiye bari ku murongo baba barenganye umuprotokoli azagenda akarura agashikiriza uwashiri akagaruka akongera akarura agashikiriza uwashiri ari udafite mwene wabo yopfira wowe uri ku murongo ugahagarara zagenze gute rero icyo kiganiro ndaho cyageze umutwe muri hano kuri ndagaza kiganiro twakigarutse hejuru nanakirenze ariko ngenda none kiragarutse hari n'ikindi nabonye noneho kivunanye mu kazi umusanga umuntu yafunguye ikanisa wego twafunguye ikanisa abo Yesu yahamagaye aza bamenaho igitoro ciwe ku buryo mwese mwijana ntawubahamagaye ariko abihamagaye bazabavunana yewe none ko tuzinanye kuva minengo nabihamagaye cyangwa nabo bahamagaye hari abihamagaye ariko abo umwami yahamagaye n'abazaza guhamagara none se nimba kubwiye ngo twafunguye ikanisa uzoze dushigikire nicyo yashakaga kuvuga bari guhamagara abayihamagaye cyangwa w'Imana noneho iba yatoye niwe ntavuga ijuru ni umuntu uzobyumvamo akaza akagusanga atakuzi akaguhitamo ariko sinokubona twari tuziranye iyo inyawarimba sinishimire kubana nawe mba numva nyine waza tukabana tugakorana umurimo w'Imana ndabizi kandi sinza ngo nimba kubwiye ngo tubane mu ikanisa simba kubwiye ngo munzobona kujana kugeze mu ijuru ngwino wowe uhigerere hasigaye wigwanira reka dukomeze mu kambi gani mu marifungura tuzamenye ko tuzohera cyane rero umutumwa wacu arakoze cyane atubwiye amagambo menshi yagize neza ko twitaba yasize ibintu byiwe byinshi turamushimiye cyane Imana imuhumugishe rero dukomeje kubashimira abakunzi bacu nk'uko twatangiye tubivuga kuko mukomeje kubana natwe ikiganiro cyacu tubaye tugisubikiye ahangaha ariko ibiganiro byacu nakagaruka twababwiye ko hano nta rungu mwakoze ciao ciao.